uri umwe mu bakobwa nzi neza bageragejwe guteretwa n'umukobwa mugenzi we. Iyo story ndayizi cyenda bizi kuko bimbwiye abantu badukurikiye baza kwitonda baza kureba kino kiganiro. Uno mukobwa agiye kutubwira ubuzima bukomeye cyane, uburyo yaje kubana n'umukobwa cyangwa se mvuga gukundana yaje kugirana umubano udasanzwe n'umukobwa mugenzi we, ndetse biba ngombwa yuko uwo mukobwa ashaka no kumufata ku ngufu. Ndabivuga koko warabimbwiye kandi uraje bitubwire neza. So nicyo kintu tugiye kwinjiramo, nicyo agiye kutuganiriza. Ubwo ngubwo uko byagenda kose aratubwira ahantu byatangiriye. Yego korona ibibazo uri kumbaza ibitangaje. Inkuru itangira gute kugira ngo ujye kwisanga uri mu mubano w'umukobwa nyine umukobwa mugenzi wawe? Nzajye n'umukobwa bisanzwe just yari umukobwa usanzwe umushuti, ubundi kugira ngo tube inshuti twahuriye ahantu mu kabidi muri anniversaire y'umushuti, fete. Yes. Okay. Turahura, hari ukuntu abakobwa n'abana beza. Hari ukuntu nyine ubona umukobwa mugenzi wawe ukumva uramwikundiye muri inshuti nyine just bisanzwe pe. Turamenyana, turibwirana, ndababwira ati yitwa runaka, nanjye nawe nitwa Keza. Arambwira ngo usa neza, nani rakoze nyine yari mwiza nawe. Njyewe ubundi nta mukobwa ngira inshuti atari mwiza. Aze kutaha amapasi ariko bara. Nimba umukobwa we uri inshuti yanjye umenye kuri mwiza. Uri mwiza. Ya turahura nyine afata nimero inshuti akajya tugasurana, nkajya kumusura iwabo akansura iwacu tugasangira bisanzwe, akajya postinga bino by'abakobwa nyine bavuga ngo sheri ngukunda. Yako kubera ko abakobwa n'ubundi dukozwe muri iyo sanse tuko tujya tubigenza, akagira ngo nyine yaranyikundiye bisanzwe. Okay, wowe iyo wabonaga gupostinze akandikaho ngo sheri wabonaga nyine ari bisanzwe, nanjye ngahita musubiza ati sheri nanjye ndagukunda. Kandi koko abakobwa tubibazi ukuntu ku cyumweru akahita ampostinga ngo blessed Sunday mukunzi, nyine ibintu nk'ibyo ngavuga ni urukundo rusanzwe rw'abakobwa barayaranyikundiye cyane ko nanjye nangiye kumukunda mufata nk'umuvandimwe. Ku isura afite uburanga. Kumukunda gute wowe ubwo? Nk'umuvandimwe, nk'umushuti wanjye bisanzwe kumva nyine yaza mu nshuti zawe ziri close, kuko already ku isi nta muntu yanga umuntu umukunda. Yego. Kandi nabonaga nkunda pe, ari proud yanjye akanabigaragaza. Nanjye kumukunda no kumwegereza. Anyuma aza kugira chance ajya muri Oman. Ubwo ni muri bihugu by'Abasilamu. Yes. Bajya bavuga ko abakobwa baba muri Oman akenshi usanga bari gukora imibonano mpuzabitsina n'imbwa n'injangwe ngo barabibakoresha. Nta kintu mbizi. Ntabwo yabikubwira gasariyo? No, nta kintu mbizi byangiye. Utuzi tuba muri Oman ngo harimo kuryamana n'imbwa, harimo koza abantu bakuze, ego ibindi biriyo nibihera, harimo ngo no kubakoresha amasex babareba, umuntu akaza akabishyura akabashyira hari imbere mukakora sex mwebwe ari kwirebera. Ntabwo yabikubwira? Oya. Ntabwo yabikoze? Yakoraga iki? Nakazi ke yakoraga ikibanga. Akazi yakoraga yo yarakambwiye ariko nyine ngo nakuvugira kuri kamera, yagiye muri Omar mu kazi. Amara y'umwaka ako none ubwo tukiri inshuti. Muvuga inshuti tuvugana, anyuhereza amafaranga. Uyose. Noneho uyu mukobwa ni gitanga. Hangana naraketse ko wenda afite musaza we yankunze ndakuzama kuko nyine yamaga gira nk'iyaringaga. Umvuga wenda ashobora kuzagwa pasi ya musaza we. Nanjye ngajya nyine nitwara neza. Akagwa amafaranga ari muri Oman. Nitwara ariko yes. Nyeza amafaranga tugenda witeho. Karakazi k'ibihe bikonje bibingiraho ikibazo, haba hakonje akanyeza amafaranga byo kugura imipira. Havuganisha hano nzahakura umugabo. Twoshye se kandi. Arashikaza mu Rwanda. Aragaruka. Baramwirukana. Njya kumwa oya. Kazi karamunaniye. Kazi kari gahagaze abaje. Ningeze ko karamunaniye. Oya. Njya kumwashyira ku kibuga cy'indege. Sanga yanzaniye nyine njyanirabyo nyine nk'umushuti, girlfriend, inshuti yanjye magara nafataga nk'umuvandimwe. Okay. Anzanira gift. Yamaga gift na sheri wanjye atajyamo. Nkavuganisha uyu mukobwa nabaho. Hari nagezeho nanjye nkombana nk'umuvandimwe Imana yamaye. Kavuga ati Imana yarakoze kumuzana uyu muntu. Ageze Kigali akajya nsohokana tukajya koga. Okay, umushyira gift kuri airport cyangwa se ku kibuga cy'indege. Ubwo ngubwo uko byagenda kose yaragukumbuye yaranagusoma. Ukobwa tuzibizi ko dusomana. Nibisanzwe kwitama cyangwa ku munwa ariko pana. Ubwo yagusomye ku.
aragusoma ntibisanzwe murataha mwaratashye mujya he mwagiye iwe yabanaga n'ababyeyi cyangwa waramwakiye mu rugo iwanyu iwe ubwo mwagiye iwe Rero nyine urumva abantu twari tunakumburanye nyine nagenda mwakira tubanza duca ahantu ku supermarket tugura ibintu turi bukenere anyurana muri shop yari afite amafaranga yazanye amafaranga yari afite ipinda agenda arangurira ibyangwe bana ya sheri ndavuga ni ninjye ukunzwe ariko ntago nyine nari nzi kiri kubimukoresha nyirizina njye numvaga ari ukunyikundira bisanzwe ari ubushuti bisanzwe yego akajya gusohokana anyigisha koga nabyo nari nzi babizi mwana yanjye ku buryo nyine abantu bari banatangiye no kugira ngo turanavukana abantu bagira ngo turavukana kuri ka hano yabagari nabaga mpari aho ndi akaba hari twese twari n'inzobe nawe yari mwiza ari icyuki nkawe yego kobwa narandenze nabwiye abantu ngo urakunditse ayiwe ahubwo narandenze uko bafite n'amafaranga menshi umunsi umwe rero kadusohoka ahantu ngo yambwiye ngo agahoteli keza ngo yakunze ngo kibugesera Bugesera ubwo ni burasirazuba bw'u Rwanda mbere yuko tuva mu mujyi wa Kigali tukiri hano mu mujyi wa Kigali ahantu yajyaga gusohokana ku manywa gusohokanaga nijoro muri bare se kubera ko ngewe ntanywa inzoga ariko we yarakabashaga nyine twajyanaga ahantu azi hari safe ku buryo ari bufate icyo ashoboye nanjye ngafata icyo nshoboye mu tubare mu tubari tukajya kureba abakobwa babyina mu bimasuro bijyanye namubwira ngo ndarushye tugataha muri icyo gihe cyose mwamaranye nta kintu kidasanzwe wenda wari wirigeze umubona wenda ushobora gukeka ko uwo mukobwa ari umutinganyi cyangwa se akunda abakobwa bagenzi be habe na kimwe kuko nari nzi na sheri we yari afite sheri nanjye mfite sheri serious kajya nyereka ngo uyu muhungu turakanahura yaranamuje n'uwo muhungu ese birashoboka ko umukobwa ukunda abakobwa bagenzi we ashobora no gukunda abahungu abamufite wo kujijisha kuko keya yamaga ntazo yamuhagawe icyarimwe se nyine ngiye keya yamaga ntago yazaga uwo muhungu umwanya mwinshi twabaga turi kumwe umwanya mwinshi yanzaniraga gift kandi mu gihe uwo muhungu yambwiraga ko nta gift ajyamo akagusohokana iyo yagusohokanaga rero byabaga bimeze gute mwenda muri aho haricaraga nyine tukiganira tureba ababyina bagira ute agashyiraho komande tukarya tukanywa yamara gucupa akamugeramo nawe akabyina nkirebera gusa naruha nk'abandi dutahe nahaza soke ntabwo yambangamiraga akoraga icyo nshaka tugataha akaguherekeza ukagera mu rugo nawe agataha nta kantu na gato wigeze ubona mwari mumaranye nk'igihe kingana iki igihe kinini twaba inshuti nk'imyaka ibiri iyo myaka yose ntabwo wari warigeze ushaka gutahura yuko ashobora kuba aryama hari abakobwa bazi ubwenge bro ubwo ngende kwibaza ngo mu myaka ibiri kubera iki atari yari kuko uko byagenda kose imyaka ibiri uba umaze gukunda umuntu ushobora no kumwisanzuraho kuki yageze icyo gihe cyose akibihisha nuko yafashemo umwanya wo kujya muri Oman ni ukubera n'uwo mwanya wose biba ngombwa yuko noneho uvuga ati gusohokera Kigali ndumva biri ku niwe yazanaga ibyo bitekerezo nagize niwe wabimubwiye avuga atari ko se kuki yewe so nabaga mbizi nzano gusohoka uraho yanjyana gose nonaga ari heza aho njya yose ngona ari heza kabona ni heza nuko ni wese avuga ati tujye out Kigali tujye inyuma y'Kigali gatoya uhita uvuga ati tujye i Bugesera oya ndavuga ni inyuma y'Kigali se ni hehe ubwo sikure ngo hoya hano i Bugesera ngo ni hafi Bugesera kandi koko ni na hafi tunyarukirayo usimbukire Bugesera noneho habaye ibitangaza i Bugesera kuri hoteli hoteli bafite pisine nziza we mwagiye koga twaranoze urumva twagiye turi burare keza Subugira urabitekereza ngo rumbe ndiburane n'umukobwa mugenzi wanjye ngo ngire ubwoba yari yakubwiye se ko murararayo oya nuko bwije twakitse nka saa 4 rase turataha mwagezeho saa 4 z'amanywa twakitseyo nka saa 9 z'umugoroba saa nimugoroba hashyika mu masaa 4 z'ijoro mwabanje iki mwagiye muri pisine twabanje koga already tuvuye turi koga twashyizeho komande tuva koga tujya kurya no kunywa nyine ibintu byose bibera mu kabari ariko nubwo ngewe amasaha nabonye anguyeho nkabona burije we yari yabiteguye kuko yakoraga ntinza yanga amasaha yigira imbere bivuze ngo ibyo byose we yari yabipanze yari yabipanze ariko utabizi nge ntabizi yego ngewe nkagira ngo wenda nge nanabivuze mvuga nese
amasaha arije ndumva ndushye mfite ibitotsi ubu turatahara ahita ambwira ngo yango ntabwo dutaha n'ubundi ngo nabukinze icyumba yari yafashe icyumba ariko agifata icyumba atangishije inama utanabizi ibyo bintu ko bihari ariko njye ntabwo nigeze mbitekereza wumvishe mbega ari n'ibintu ari ibisanzwe mushuti wanjye maranye igihe Martine abakobwa izanjye bazigira ngo Martine Martine ngibiki n'iki ndangije aranywa ngo yanywaga inzoga pe nyinshi cyane arasinda amaze gusinda arambwira ngo tujye kuryama ndamubwira ni itsoke icyumba kiri hehe sheri cyari icyumba koko icyo cyumba ariko giteguye ariko abantu ubundi baba badakurikiye bari kubyumva neza umukobwa afata icyumba azanamo undi mukobwa ariko utabizi ndebye icyumba ukuntu giteguye sinabitindaho cyane ko usa nk'uwikangamo cyari gihenze ugereranyije wenda cyari cyishyuye nkangahe uko wakibonye uko uzi na hoteli wenda cyari gihenze uko bisa kose pe nubwo ntapfa kugereranya ariko nk'ibihumbi nka 50 wenda mu hoteli keza 30-50 gutyo aho ngaho hoteli keza icyumba cyiza kiri muri etaje hejuru gifite viyu abana hano wacu none ibitangaza nko mpita niyambura nari ndushye bisanzwe ewana nkimara kwiyambura nahise mbona mu indi sura ntazi yahise aza nsanga ntazero yasaze ko nari nzi ko nawe agiye kwiyambura agiye kuryama nk'uko tunaniwe yahise yiyambura araza aramuhobera araguhobera mfata isheri wanjye inshuti yanjye nanjye ndamuhobera urabona umuntu wasinze aba yivugishwa amagambo menshi avuga amagambo menshi ngiye kumva bari kunywera no ku mabere oya faya kuri kose Yesu Kristo ntazana no sinabitindaho ngira ngo nkuze hatabishaka wari wambaye icyo gihe ubwo wari wambaye nari maze kwambura nsigaranye akenda k'imbere n'agasutiye noneho sitiye koko nanjye kuryama mpita nyifungura mvuga ni iri kundya akibona ibehe hari n'abakobwa badakunda kurarana amasutiye nubwo ari na byiza ko kuyararana akimara kubona akanyonyo ayiwewe yayifata mbanza kugira ngo wenda hari ukuntu abifasha atabishaka noneho mbona umwana atangiye kubifiringa nsa nk'umuyaga karambwira ngo calm down ndamubwira ni sorry ngo calm down baby ngo relax ego kumbega hano hantu ndagira ngo uhadusobanure neza hari ukuba wasinze ugakora ibintu wenda bitewe n'inzoga ariko akenshi bavuga yuko umusinzi asinda ibintu bimurimo hari no kubona noneho wasinze ukabona noneho utari kubasha kwikontorora ndagira ngo bidutandukanyije twumve nimba koko yarabifite muri mind nabonye yarabisangamo okay kuko iyo yakora gutuntu twiwe ku murongo adahobagurika byumvikana ko wenda inzoga zari ziri kumwinfluence aho gatoyi okay araza avuga ibere taricakira vuga ati ndarifashe uburyo ki yanabifashemo nese mbona ari ibinazi yes yarabikamase ariko mana ni gute twisanze ahantu kugira ibintu afata ibere ararifiringa noneho dutangira no kurwanira umuntu ashaka kunsoma biri deep nkajya nigirayo nkararama nkazunguza umutwe gutya ashyiramo kime noneho anamfata byatarangira anjugunya ku buriri akujugunya ku buriri noneho nanjye mpita abana wajya ureka burage ngira ngo nyine yari kunyinisha ari burage mu gihe mvuze ngo ujye ureka burage nawe imyenda yo itayikuramo noneho we n'agasofa agakuramo ahita aza arambwira ngo kendeba mu maso ndamureba mpita mbona arahindutse wawe nari inzu ndeba neza unetesha umbebeza ahita abaseriye nk'umuntu ushaka ibintu koko atabaseriye arambwira ngo kendeba mu maso ndamureba ngo usubize ko ngukunda yego ndaseka arambwira ngo ngo reka burage manye mbaseriye ariko nyine ntari kubyumvira turi kubyumva ukuntu umukobwa mugenzi wawe mu marenge yawe wasaze noneho wanyweye yaguhinduka mu minota 2 arambwira ngo natabi naryo ngo twirirwanye se subonye iyo nafashe ariko ngo baseriye ngira ijoro ngo nshaka ko ritubera special kibaba we Jesus umukobwa buri mwanya baseriye none ntangira kugira ubwoba yarafite ishakoshi
ntabwo wari warebye se wenda ko bashobora kuba yitwaje bya bikoresho ibyo nabikeka ntabwo wari ubizi wasanga yaranabifite mu ishakoshi ntawamenya yarabifite ubwoba buranyica abaseriye arambwira ngo kandi mu ibanga rikomeye cyane ngo ndabizi ko ngarabizi ko nzabikunda ayiwe arakubwira ati nimbigukorera uzabikunda ngo ndabizi ko uzabikunda ngo ntabwo uzongera kwirirwa uteshwa umutwe nawe bwa buhungu kibaba we turashize noneho reka Are you serious? Uzabikunda. Ngo nzabikunda sha. Siko ni byago bibaho. Uravuga ati mana nyagasani tabara umugaragu wawe. Okay. Wenda tukiraho ngaho gatoya. Kuba wenda wakora sex cyangwa se wenda wahuza igitsina n'umukobwa mugenzi wawe. Mu buzima busanzwe we wabifataga gute mbere yuko ugera wenda kuri iyo. Ikizira kuri ngiye sinshobora. Sinshobora no kubikinisha. Afazari n'ubundi byose ni kimwe ngo mbikore n'umukobwa nahamagara umuhungu abani bro bino nkuremere ndagutamo rwose uyu munsi nugira ikibazo ako kantu wari wagakora wari wakora kagafavera umuhungu oya ariko abakobwa ubundi ntago wari wabona umuhungu wenda ngo umugirire muvuge ati wa muhungu we bitewe n'ukuntu ndi kukureba nkugiriye impuhwe ngwino nkuhe impuhwe zo gutanga umubiri wanjye ukavuga ati nkugiriye impuhwe rwose ngwino ndi petit Jesus ntago byakunda ntabwo byakunda rwose baba we umukobwa aravuga ati ibintu ngiye kugukorera hano bizakwibagiza umuhungu wese mwahuye ikintu cyane mbona nuko yambwiye ngo ndabizi ko uzabikunda hari amakuru wenda wari uzi wenda ku bijyanye n'umutinganyi icyo gihe wenda uvuga ati nabyumvaga ko biba ariko ntarizi ko byambaho nabaga nzi ko ari abantu bakobwa babiri baba ari abatinganyi bose babahuje umwuga bagahura nyine bakenjoye bigakunda ntabwo renze ko haba umwe umutinganyi uza nyine akagira undi akaba yamuhindura ubundi batubwira yuko ariko ngiye amakuru mfite akenshi bavuga yuko iyo uryamanye n'umukobwa mugenzi wawe ngo wamugani ngo hita uhurwa abahungu nawe ariko yari yambwiye yarabikubwiye ngo ndeba mu maso ariko muri comment bajya batubwira undi muntu wahuye nabyo ajya tubwira twandikira cyangwa azaduha inkuru kuko bibaho serious ibintu bibaho none ndamureba aramira ngo nendeke black ngo ibintu niwemera nkabikora ndabizi ko uzabikunda umwana bigira intambara wumva umubiri kuvuyeho ubwoba buranyica telefone yanjye nayo mfite hafi ngo binanahamagara yego ndavuga none ibyanjye bindanye umva nta nubwo yari kwemera ko uhamagara uko byose noneho ngezeho none ndavuga niwe umuntu afite n'amafaranga kumufasha no kungambanira akanangirira nabi reka nse nk'umwemerera ndeye ko namucika ndangije ndamubwira none se ubu urabikora ute ku buryo nzabikunda wowe binyemerere yego ubwenge waravuze uravuga turi umuntu ni nkomeza gukomeza umutsi bishobora kuza kuba ibibazo bikomeye cyane urabanza umushyira muri mudu naboneka niyoroshye ndamubwira none se basi urabikora ute ku buryo nzabikunda ayiwe aramubwira baby please nyemerera wowe gusa ndabizi ko uza kubikunda ndamubwira reka mande mbitekerezo ngo bitinze birapfa ngo hagishyushye hagishyushye hehe ubwo ndabizi ko ariko yambwiye namwe reka mbanza mbitekereza aramwati ngo ibitinze birapfa ngo hagishyushye noneho ukuntu baba bivugishwa nk'udukobwa twiza kandi ari ngo ibitinze birapfa hagishyushye ubwabo baranyica ndangije ndatekereza ndavuga ni uko yangirira nabi kose ntago hano muri no hoteli bashyigikiye ibi bintu ndego ntago mbyemera ndabyanga none hashyiramo imbaraga arampfurusa turarwana turagundagurana ku buriri cyari kimatera kinini tukava nka tukajya nka turagundagurana nzana icyokere ndaruha akamfata igisuko iyo sene ndimo kwibona mwese mwambaye ubusa abakobwa babiri mu cyumba umwe ari kwiruka noneho cyane ko we andusha n'ubuje asa nk'umuninimo yego ibibuno byigira kuyikubita kwi mana yo mu ijoro ugakwepa agafata ugakwepa aranjisha noneho ugezeho numva imbaraga zirashize ndavuga noneho reka ndekera aho kwihagararaho
ndabona bitoroshye Okay. mpita mvuze nduru sasa Okay, tukigera aho ngaho mbagira ibintu byose tubigendere rimwe tubigendemo Gake neza gake. gake gake wari warigeze uhura n'icyo kintu cyo kuba washaka wenda kwakwa imibonano mpuzabitsina ku ngufu n'uwenda n'umuhungu cyangwa n'undi muntu kuko urumva kugira ngo wenda bikongere akantu k'aka experience uvuge to wenda n'ubushize hari ukuntu nabigenje byari byarigeze bikubaho byigeze kumbaho ku muhungu ho ku muhungu hari umuhungu nasuye nyine abahungu mboneraho no kubagaya nimba umukobwa umusuye ukamubwira ngo ushaka mukora sex akabyanga ujye ubireka okay bikugaragaza nabi rwose guforosa kurwana ntabwo ari ikintu cyiza abahungu barabyumva abahungu nkamwe b'abasirimu koko mu byumva abahungu mureke guforosa ubundi abaforosa iki ngiye nkwimye undi yaguha bro yego twikomereze nuko aravuga ati ntabwo umukobwa wanjye turarwana ageze no bagiye kundusha intege ko yari nikije yamani mfite urunyashi ruboko rubere ngere kuntu ninganira mbere wumvikana desi andusha intege mfite n'ubwoba ntekereza ko afite n'izindi hari izindi mbaraga anafite ndetse mbona akoresha nk'imyuka mibi ntizabone umukobwa w'inkumi mwiza gutya azavamo umubyeyi mwiza nava muri ibi bintu kumbi afitemo n'umwuka ntangiye gutekereza ko afite n'imyuka mibi okay ku muntu wari wateguye yabipanze amaze iminsi akubarira gupangira aho hantu wahikuye gute kugira wenda tutatindira n'abantu navugije induru abasekirite baraza wavugije induru yaragiye kundusha intege kandi natekerezaga ko ubwo namugoye ashobora no kubikora numvaga atari bunabikora numvaga yaragiye kunyica none se wenda nta kuntu wari kuvuga ati wenda reka mureke ariko ubundi abikore ndebe nk'ukunda wenda nk'ayo matsiko yagira reka uvuga ati ndebe nk'ukuntu arabikora none se ubwo ibyo bintu ni ibintu mbona bidashoboka ubwo abakobwa bakora iki bakora iki se barabikora ariko bikamera biteze nyine wenda mba numva wowe nk'uko uri umukobwa ufite nk'amakuru yabyo ahubwo mba numva nabikubaza buriya umukobwa bigenda gute nimba babikora ariko njyewe numvaga nyine bitakunda kuko numva nemera ko ari cyo cyaha kibi kiruta n'ubusambanyi narabyanze mvuze ndi ururega abasekirite baraza bakubita icyugi cyane baraza ahita ndekura ahita ambwira ngo tibeshye ukavuga ibintu nakubwiye byose nubivuga ndakwicisha antera ubwoba hahandi abasekirite nahise mbabeshya ngo narindi kurota sha ndebe nava amahoro bahita bati bitangira ubwoba sinanarayaho ndetse mwaninegera ntahe ntabwo haraye wiwe nahisemo umusiga arane amafaranga menshi ndibuka n'amafaranga kandi wari umaze kumwima hariho abakobwa baba bararakaye ibaze ko iki gihe yamaye 50,000 ngo ntahe kandi namwimye nasakuje ngo nyine kubera ko mbeshya abasekirite gusa iryo banga cyumvikana ko bari mu rugo mbura amahoro amamagara sinamwitaba aranyandikira arangije arambwira ngo yendaga nga ndebe ntago yarakoze ngo yaragubutestinga none bazi ubwenge siwe ushaka ngo nyine ngo I'm sorry nendaga nkurebe gusubiza ko mfite sheri se nendaga nkurebe ngo gusa nyine nguri very serious nguri seriye ariko ngo bizayibanga ryanjye nawe icyo gihe nahise kugeza n'iza nta mukobwa twaba close kuri urwo rwego ngo ajya ntunguza amagifti ngo nsohokane ngo anyitishwe ngo sheri yanyisomeshwe reka nese mbona ko gake bigenda biba bibi kurushaho bigenda kugirira ibyiyumviro kandi ntabwo ari byiza n'abandi bakobwa nshuti zanjye icyo nababwira nimba ufite umukobwa ubona kwiheshwa keya kwisomeshwa keza hato na hato akuzanira amagifti wishyekeka ngo uvuga ngo ni twin ngo my twin isi yarahindutse ujye ucunga cyane uwo mukobwa uri kugiraho inshuti simbabujije gukundana mukundane mukorane amabidi musurane mugire ute ariko please hari revo bigeraho ukabona byarenze mwirinde keza ubu njye numvaga ibyo bintu bavuga ari ukubeshya numvaga nta mukobwa ushobora gukunda undi ku buryo byagera kuri revo yo kumuha ibintu bingana gutyo aragukunda noneho akanagufuhira rega nsubi inyuma gato yararamfuhiraga nkagira ngo n'urukundo nyine rusanzwe kwa kuri mwaga mwasohotse hibeshye gera aho gukankoraho gitaga hinduka inzobe gatukura ariko ntubimenye wewe sibimenye nkagira ngo wenda ni protection genda kuzama musaza ungene nzi kazama umusaza we arimo aramucungira kumbe ari kwicungira bira bikobwa birafuha n'amagini barafuha
mwirinde bakobwa banjye. Okay, Keza, reka tugana ku musozo nkeka ko wenda umubano wanyu ushobora kuba wararangira aho ngaho. Ubundi baravuga iyo umuntu ashatse kwereka ko akurushije ubwenge nawe nyine ubyemera ukabimwereka ko yagukurushije kandi wabimenye ko atagukurushije. Urumva we yandushije ubwenge arambwira ngo wendaga nga testing. Nanjye nita nigira injiji kuri we ndaho ni it's okay. Okay, wari munyujijemo nawe. Nanjye nayo none iyo umurebye wenda gutya mu muhanda, umubonye gutya mu muhanda, ushobora guhita umwibwira ko ashobora kuba ari akunda abakobwa bagenzi be? Oya, ntabwo amenye yakitinga nk'abakobwa, yambara nk'abakobwa, arisiga nk'uku kwacu, ahubwo aketse yo yagukunze nyine akakwegereza, nibwo tubona agira keza dasanzwe. Okay, byumvikana ko abo bakobwa bariho, barahari, ahubwo hari ibintu abantu bitiranye bakavuga ngo babakobwa ngo bambara nk'abahungu, ngo yebera imyenda y'abahungu, ngo bigenda ngo baranimo batinganye. Sheri, uriya niyo yagutinga yaba yarabikweretse ko afite character z'abahungu, wenda unabizi unabibona. Ariko umubi ni wa wundi yakitinga nk'abakobwa, anavuga agira nk'abakobwa. Byumvikana rero ko abo bakobwa bariho, barahari. Ahubwo abakobwa banjye mwicunge. Ubwo ni nk'iki wenda tunasoza, ni iki wakomoza wenda kugira ngo wenda nk'icyo kintu umukobwa ataba yazakigwamo, wabyirinda gute ko umuntu uba utamuzi? Numenyana n'umukobwa muhuriye mu birori, ku ishuri, muri bisi, muri supermarket n'ahandi, gerageza gukora attention ubona arimo hazamye ibintu byo gukabya weho ntumwereke ko wabikunze, usubire inyuma. kuko yamweretse ko wabikunze amazana byiza kurushaho kugira ngo akuraruke. Ariko nubona umukobwa ari guhereza attention ya danje, igire n'umutari kubibona, azacika intege. Keza, weho ukurikije mu mbone zawe tugana ku musozo, uko ubyumva, uko ubitekereza, uba wumva ubundi umukobwa yaryamanye n'undi, uba wumva nyine wenda bigenda gute? Nyine uko ubitekereza dusangiza ukuntu wewe ubyumva. Njye mba numva nta kirimo, nyine mba mbikurura nkibaza, iyo ubikuruye nkimagine ukuntu baba bameze, se bigenda bite, birangira bite, nyine mumva biba bibishye. Uba wumva wenda bakora nka gute wenda? Simbizi pe, nyine nanjye ndabikurura nkabibura ukuntu biba bimeze. Hari ababa bafite ngo ibikoresho bya kokombure se, oya, bya iboro by'iplastike bya kizungu, nese ubwo bira byakora gute n'umubiri? Nyine mbona umva uko bisa kose bibishye, bumva bibishye. Okay, twanasoza, hari inama ufite ushaka kugira abantu? Inama nayo babwiye abakobwa no kwirinda, cyane cyane abo bakobwa mwita abatwini banyu, please mwirinde pe.